Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye ko wabanye natwe ukaturinda. N'uyu mwanya tukaba tugeze turi amahoro, icyubahiro ni icyawe. Duciye bugufi ishyirwa hejuru, twese utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu. Kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere igira aho ridukura n'aho ritugeza. Icyo twanze no gukora k'umwanzi mu izina rya Yesu, dutume Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 55 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9. Reka nsome mu izina rya Yesu. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo dushake Uwiteka bigishoboka ko abona. Nimureke rero dushake Uwiteka, kuko nitumubona tuzaba tubonye byose. Uwiteka ni byose, Uwiteka umufite ufite byose. Nimureke twe gutwarwa n'iby'isi, kuko iby'isi tuzabisiga, twaje ntabyo tuzanye kandi nta n'ibyo tuzajyana. Nimureke rero dushake Uwiteka cyane, dushyiremo imbaraga, twongere ibihe byo kubana n'Imana, twongere ibihe byo gusenga, tumwegere cyane kuko niwe byose kandi ntacyo tuzamuburana. Iyo ufite Imana mu buzima bwawe ntacyo ukena kandi ntukorwa n'isoni. Mureke rero ibizashira byo kudutwara igihe kinini ngo twibagirwe Imana, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose muzabyongererwa. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo nushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose Imana izabiguha. Ni isezerano yaduhaye. Ibindi byose uzabibona, ubutunzi uzabubona. Banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi uzabyongererwa. Nimureke rero dushake Imana bigishoboka. Nimureke igihe cyacu tugikoreshe neza tutazicuza. Nimureke dukorere Imana bigishoboka. Nimureke dukiranuke bigishoboka, kuko hari igihe kizagera bigahinduka. Imana itugirire neza. Ngo nimumwambaze akiri bugufi. Nimureke twambaze Uwiteka akiri bugufi. Nimureke tumukorere, nimureke tumwubahe kandi tumwubahishe. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo ubahe Imana ahagaragara n'ahatagaragara. Iyikorere ahagaragara n'ahatagaragara. Ahantu hose uhamye Imana, nawe izaguhamiriza imbere y'abamarayika, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nunyihakana mu bantu, ngo nanjye nzakwihakana imbere y'abamarayika b'Imana. Imana itugirire neza. Ariko nuyihamye imbere y'abantu, nayo izaguhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Kuyihamiriza rero ni ugukora ibyo ishaka, ni ugukiranuka, ni ukugira ingeso nziza, ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye, ni ugukora ibyiza, ni ugukora ibyo Imana yaduhamagariye. Uko nguko uzaba uri kuyihamiriza. Ariko nukora ibyo Imana idashaka, nukora ibyaha, aho ngaho uzaba uri kuyihakana, nayo izakwihakana. Nimureke rero dukorere Imana, nimureke tuyihamirize mu bantu, tibwira abatayizi, kandi tuyegere cyane, turusheho kuyishaka. Muri iki gihe turi mu gihe cyo gushaka Imana birenzeho. Mwene data, ndagira nkubwire ngo iki ni igihe cyo gushaka Imana birenzeho. Iki ni igihe cyo kongera ibihe byo gusenga. Ndagira nkubwire ngo koresha iki gihe cyawe, wigendera mu kigare, wigendera muri kirabaye, ahubwo korera Imana nk'uko bikwiye. Nyura mu nzira ifunganye, ukora ibyo Imana ishaka. Ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa nareke ibyo yibwira, agaruke. Imana itugirire neza. Umuntu uri mu byaha nareke ingeso ze, ukiranirwa nagarukiraho.
Imana itugirire neza. Mwene data ndagira nkubwire ngo niba hari ibyo wari uri gukora Imana itishimira, niba hari ibyo wari gukora bituma Imana ibabara, ndagira ngo nkubwire garukiraho, va mu bibi, kuko mu mwijima nta cyiza kibayo. Va mu mwijima ngwino kwa Yesu, ngwino ku Mana ikumurikire, kuko Imana ni urumuri. Nuva mu mwijima ukaza ku Mana, ni ukuri ntabwo uzakorwa n'isoni. Garukiraho rero, ureke gukora ibibi, ureke gukora ibyaha. Kandi niba wari uzi yuko hari ibyaha wari uri gukora, niba uzi ko hari ibyaha wakoze, pfukama aho uherereye. Nta soni biteye gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi ni ubutwari. Pfukama aho uherereye, waba uri mu cyumba cyawe, waba uri mu modoka, waba ahantu hose uherereye. Niba utsinzwe, pfukama usaba Imana imbabazi, kuko Imana irakubwiye ngo garukiraho. Reka ibibi, va mu bibi, garuka. Imana iragushaka. Imana itugirire neza. Imana irifuza ko tureka ibibi, ngo agarukire Imana yacu, kuko uzamubabarira rwose pe. Ni ukuri ngo Imana izakubabarira rwose pe. Garukiraho. Imana igira imbabazi nyinshi, Imana igira ibambe. Ngwino, va mu bibi, va mu byaha, garukiraho. Umwana w'ikirara nawe yaragiye arasayisha, akora ibibi, ariko umunsi umwe afata umwanzuro, aravuga ngo naracumuye, ngo hari naracumuye kuri data, ngo ncumura no kuyo mu ijuru, ngo ariko ngo nongeye nitekerezaho, ngo ngiye kubwira data ngo nagucumuyeho, ngo nacumuye no kuyo mu ijuru, ngo ariko ntabwo nyikwiye kwitwa umwana wawe. Ariko Isi amubonye ngo aranezerwa, Isi aramubonye ngo aramusomagura, ngo amugirire imbabazi, aramubabarira. Natwe Data wa twese agira imbabazi nyinshi, kandi ijambo ry'Imana yatubwiye ngo garukiraho, ngo Imana irakubabarira pe. Imana irakubabarira pe, igira imbabazi nyinshi, iteze amaboko ngo ikubabarire. Aya mahirwe rero itanze, yakire, uve mu bibi, ugarukiraho, ureke ibyo ngibyo. Mu mwijima nta cyiza kibayo. Nagira nkubwire ngo mu mwijima nta mahoro abayo, mu mwijima nta munezero ubayo, mu mwijima nta cyiza kibayo. Ngwino mu Mana harimo byose. Nagira nkubwire ngo aho uri kugendera mu mwijima, ni ukuri uri mu gihombo, kuko wakurikiye Imana aba afite byose, kuko Imana ari byose, kandi Imana niyo mugenga wa byose. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wari kugendera mu bibi, wari kugendera mu mwijima, garukiraho. Niko ijambo rivuze, ngo garukiraho, ngo garukire Imana, ngo irakubabarira pe. Ni ukuri ndagira nkubwire ngo Imana itanze ayandi mahirwe, Imana itanze ayandi mahitamo. Reka ibibi, garukiraho, va mu mwijima, ngwino mu Mana, kuko harimo byose. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndagira nkubwire ngo va mu bibi rwose, va mu bibi, kuko mu bibi nta cyiza kirimo, ahubwo ni umubabaro n'urupfu. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunyabyaha nahindukira akava mu ngeso zombi, ngo ntago azaba agipfuye, ngo azaba nk'umukiranutsi, kuko azaba yaretse ibibi, ngo kandi ngo ibyo yakoze bibi byose bizibagirana. Mwene data nkurikiranye, ndagira nkubwire ngo niba hari ibibi wakoze, cyangwa niba hari ibibi wari uri gukora, garukiraho. Imana irahita ibihanaguraho byose, ubundi utangire ube nk'umukiranutsi, igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Ayo mahirwe wiyitesha rero. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana ntabwo yaje gushaka abazima, ngo ahubwo ngo abarwayi nibo bakeneye umuvuzi. Ngo kandi ntabwo yazanywe n'abakiranutsi, ngo ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Mwene data ndagira nkubwire ngo niba hari icyo wari uri gukora Imana itishimira, ni wowe yaje ishaka. Kandi nongeye nsoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo ese ngo mwayize ngo Imana yishimira ko umunyabyaha apfira mu byaha bye? Ngo ikiza si uko yahindukira ngo akareka ikibi? Ni ukuri ndagira nkubwire ngo Imana ntabwo yifuza ko umuntu uwo ari we wese yapfira mu byaha. Imana ntiyifuza ko umuntu wese yarimbuka, ahubwo yifuza ko umuntu yahindukira. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mugarukiraho. Mwene data, garukiraho, va mu bibi, ngwino. Imana igira ibambe, igira imbabazi nyinshi, kandi irakubabarira, kuko niko ijambo ritubwiye. Ijambo rikomeje ritubwira ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, ngo kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye.
Imana ibyo yibwira kutugirira ntabwo ari byo twebwe twibwira, kuko ngo inzira zayo ngo ntabwo ari zimwe n'izacu. Erega ibyo Imana yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo buri muntu wese yisuzume, yitekerezeho, niyumva hari ahatsinzwe ubundi yongere asabe imbabazi, ubundi aze mu murongo muzima, aze akomeze urugendo rwo kujya mu ijuru. Kuko reka mbabwire bene data, hano muri iyi si turi abashyitsi, iyi si ntabwo tuzayihoramo. Iwacu ntabwo ari hano mu isi, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu mbabwira ngo igihe Imana itanze amahirwe, jya uyabyaza umusaruro. Imana iduhaye ayandi mahirwe yo kongera kwitekerezaho, Imana iduhaye ayandi mahirwe yo kongera kwisubiramo. Ndagira ngo nkubwire ngo wisuzume, nanjye nisuzume. Niwumva hari aho utsinzwe, ubundi uce bugufi usaba Imana imbabazi, kuko hano mu isi ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Reka mbabwire, Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ariko niba atinze, urupfu ntabwo rutinze, kubera ko abantu benshi bari gutungurwa. Kandi mumenye yuko urupfu rutareba imyaka, urupfu ntirureba isura, urupfu ntirureba icyubahiro, urupfu rutungura buri muntu wese. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wisuzume, kuko Imana itanze amahirwe. Aya mahirwe ntuyapfushe ubusa, ahubwo isuzume. Niwumva hari aho utsinzwe, upfukamusaba Imana imbabazi, kuko ivuze ko iri butubabarire, ivuze ko iri butugirire ibambe, kandi ngo inzira zayo ntabwo ari nk'iz'abantu. Ibyo twibwira ntabwo ari byo yibwira, kuko Imana ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Imana itugirire neza. ngo nuko ngo Uwiteka avuga ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Imana itugirire neza. ngo nk'uko ijuru risumba isi, ngo niko n'inzira z'Imana zisumba izacu. Imana itugirire neza. Mwene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana icyo yifuza, icyo ishaka kutugirira ni icyiza. Imana iradukunda, ntabwo ishaka ko dupfira mu byaha, ntabwo ishaka ko turimbuka, ahubwo ihora iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Mwene data nkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo aya mahirwe wiyitesha, ongera wisuzume. Kandi ngo umuntu navuga ko adakora icyaha, ngo azaba yise Imana inyabinyoma. Imana itugirire neza. Mwene data, isuzume, nanjye nisuzume. Nusanga ari aho utsinzwe, uce bugufi, ubundi usaba Imana imbabazi, irakubabarira. Ni ukuri yongere kwandike mu gitabo cy'ubugingo, igukure mu gitabo cyo kurimbuka. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo hano mu isi ni ukuri ngo isi izashirana no kwifuza kwayo. Witwarwa n'iby'isi, witwarwa n'amafaranga, witegekwa n'icyubahiro. Twasomye ijambo ritubwira ngo witegekwa n'umubiri, witegekwa n'iby'isi, ahubwo we bitegeke kugira ngo uzagere mu bwami bwo mu ijuru. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe ubonye n'iki, ngo wisuzume, kandi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Nkubwire ngo ikibazo dufite muri iyi minsi, abantu benshi barinangira, bakikomeraho, bakareba icyubahiro, bakareba uko basa, bakareba ibyo batunze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose ni umusenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose ni umusenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose tuzabisiga. Uwubatse neza, uwubakitse, nuwubaka ku Mana, nuwubaka kuri Kristo, nuwubaka kuri iri buye rizima. Imana itugirire neza. Naho ubutunzi bwo ni umusenyi, naho icyubahiro ni umusenyi, naho amafaranga ni umusenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twubake ku Mana. Imana iradushaka, Imana iranshaka, Imana iragushaka mwene data, nawe iragukunda, ikwifuriza ibyiza, ikwifuriza ubugingo buhoraho, ikwifuriza iherezo ryiza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, ahubwo uce bugufi usaba Imana imbabazi, irakubabarira. Kuko ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Kandi ntabwo yifuza ko umuntu ari we wese yarimbuka, ahubwo yifuza ko umuntu wese yahindukira, ubundi akareka ikibi, ubundi akanyura mu nzira nziza. Imana itugirire neza. Ntabwo nabura kubwira n'umuntu utari wakira, nkurikiranye, utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo nawe afate aya mahirwe Imana itanze, amwakire, kugira ngo nawe aze
yinjire mu murongo muzima, Imana imukure mu gitabo cyo kurimbuka, imwandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo azagire iherezo ryiza, kuko Kristo, kuba muri Yesu Kristo ni umunezero. Kristo araryoshye, Kristo atanga amahoro ngo atemba nk'uruzi. Kristo ni umujyanama mwiza, Kristo ni inshuti nziza itajya idusiga mu makuba no mu byago, ahubwo ihorana natwe mu bihe byose. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe utari wamwakira, ngwino umwakira kubera umuyobozi, ngwino umwakire, ni nawe tuboneramo ubugingo, kuko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umuhitemo akubera umuyobozi, ntabwo uzabyicuza, kuko kurikira Kristo ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukubura uko ugenza, ahubwo ni amahitamo meza. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, kandi nta nubwo uzakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubwira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ratubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abona. Natwe Mwami turagukeneye, kandi ngo umunyabyaha nareke ingeso ze, areke ikibi cye, agarukiraho. Mana, duciye bugufi aho twavuze ibidafite umumaro, mu byo twatekereje, aho twagiye kure, aho watubonyeho umugayo wose. Twese utuboneze rwose. Abankurikiranye nabo ndabasengeye, bababarire rwose mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukimara kubabarira ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Biteho, bahe imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, kandi ubahe gukiranuka rwose, kandi ikiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Bana nabo, komeza ubagure mu buryo bw'umwuka, ujye ubaganiriza uko bwije n'uko bukeye. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu, bafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima, abategereje urubyaro rubaremere igitangaza. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, batarakumenya bahe kukumenya mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukomeze usuke ububyutse. Mana, ubugingo bwacu niburindwe nawe, urakoze kwabanya natwe, icyubahiro ni cyawe uniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibamere umugisha, kandi ikomeze ibiteho, ibagirire neza, kandi ikirutaho byose ibarindire ubugingo. Nawe ubutaha. Bye.